Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Shalom. Ndabaramukije mwese, ni Marie Chantal Nimugire ubaramutsa muri gahunda nziza tuganira ijambo ry'Imana ya Saveur Divine. Ndanezerewe ko Imana impaye uyu mwanya kandi nshimiye na bene data dufatanyije uyu murimo mwiza, ko Imana ikomeje twese kudufasha kugira ngo dukomeze gutambutsa ubutumwa bwiza, kubwira abantu iby'urukundo rw'Imana. Bene data, Imana ibaha umugisha, kandi n'abakurikiriye gahunda Imana ibaha umugisha. Iki cyumweru ni icyumweru dufite ijambo twibuka urukundo rw'Imana. Muri urwo rukundo rw'Imana tukabonamo ijambo rikomeye ko Imana yihangana kugira ngo abantu bose bakizwe. Turaza kubibona mu ijambo ry'Imana dusoma, ariko ni ijambo rinejeje cyane rigaragaza ko umutima w'Imana, icyifuzo cy'Imana ari uko abantu bose bakizwa. Imana ishimwe. Reka dushime Imana. Data, turagushimiye, tugushimiye ko uri umubyeyi udasanzwe, tugushimiye ko imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bihoraho ibihe byose, kandi ibyo bigatuma wihangana, si ubu gusa ahubwo no kuva kera wagumye wihangana ushakisha uburyo wakongera ukabona umuntu ukamugarura kugira ngo akire. Turagushimiye ku mpano y'igitangaza Kristo Yesu, turagushimiye ku mpano y'igitangaza umwuka wawe wera, kandi tugushimiye ko umugambi wawe mwiza wo gukiza abantu, wo kubarehereza ku gakiza ukomeje. Data, icyubahiro ni icyawe, uhimbazwe. Iri jambo, reka iri jambo rizatubere ijambo ry'umugisha, uriherekesha imbaraga zawe nyinshi kugira ngo abantu bongere kunezerwa urukundo rwawe no kurwakira. Urakoze Data, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Turasoma amagambo atari menshi, ariko ni amagambo y'umugisha avuga kuri iyi suje nyine, kuri uyu mutwe w'ijambo tumaze kuvuga. Ari ijambo riri muri Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Haravuga ngo ibyo ni byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Amen. Amen. Umugambi w'Imana, ibyo Imana yifuza, ibyo Imana ishaka, ni uko abantu bakizwa, ni uko abantu bamenya ukuri, ni uko abantu bakira umuhuza yaduhaye, umukiza yaduhaye, Kristo Yesu. Hari irindi jambo riba muri Petero wa 2 ibice 3 n'umurongo wa 9, naryo ryongera rikagaruka kuri iri jambo. Iryo jambo riravuga ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Kuvuga ngo biracyari muri wa mugambi. Kuvuga ngo ari igihe abantu bavuga ngo twavutse n'abatubanjirije n'ibindi bihe, bavuga ko hazabaho ibihe by'imperuka, bavuga ko impanda izavuga, bavuga ko. Ariko muri uru rukundo rw'Imana habaho iryo jambo ryitwa kwihangana, kwihanganira umuntu no gutegereza. Imana itekereza ngo ejo wenda nabona ibi
nabona kugira neza kw'Imana, nabona ubutabazi bw'Imana, niyumvira ijambo, nabona ku muvandimwe runaka cyangwa ku wundi muntu habaye ibi, biraza gutuma umutima we wora avuga ati reka ngarukire Imana, reka mpindukire. Ibyo bigatuma hari ibintu bitaba, ibyo bigatuma hariho impanda y'Imana, cyangwa se ibyo tuvuga byo mu minsi y'imperuka bitaba, cyangwa se hakabaho n'ibintu Imana iturinda, kuko ivuga iti uyu muntu nava mu mubiri ari muri ibi bintu ntabwo ari bubone ubugingo. Bigatuma rero Imana yihangana, bigatuma Imana yongera ikagira ibyo yigizayo, bigatuma Imana hari ibintu ihindura itegereje ko umuntu ahindukira. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ntabwo Imana ireba abantu mu kivunge ngo ivuge ngo ni abantu miliyari zingahe ziri mu isi, oya. Ahubwo Imana ireba umuntu ikavuga ngo n'uyu nawe wo mu bwoko runaka, wo ku mugabane runaka, n'uyu nawe ufite ubuzima bumeze gutya, urwego runaka. Umuntu wese Imana imuha agaciro, umuntu wese Imana iramukunda kuko Imana yaramuremye. Haleluya. Niyo mpamvu hari n'ijambo rivuga ngo mbese iyo abantu barimo kuvuga ngo bakunda Imana, ariko umuntu adakunda umuntu ashobora kureba ngo icyo gihe umuntu aba ari umunyabinyoma. Iki ni ikintu kitwereka uburyo urukundo rw'Imana rutangaje. Rero Imana ntitinze isezerano nk'uko abantu babyibwira. Imana ntabwo hari n'ubwo iyo abantu bakomeretse kubera impamvu zitandukanye, bagira ikintu cyo kuvuga ati Imana duhorere, Imana uyu muntu, Imana ibi bintu. Ariko Imana yo nubwo hari ahantu igera igahana, kubera ko nyine ni uko iyo umuntu yanze kwihana arahanwa, niko bimeze, ariko icishamo n'icyo gihe cyo kuhihanganira umuntu, igihe cyo kuvuga ngo ahari uyu muntu nimutumaho, niyumva ibi, nabona ineza yanjye mu buryo ubu cyangwa n'ubundi biri butuma agaruka yihane. Imana rero ni umubyeyi utangaje, ni ukuri ibi twarabibonye. Niyo mpamvu Imana idutumaho, Imana igatanga ubutumwa, Imana igacisha mu ndirimbo, Imana igacisha mu bihe, Imana ikavugana n'umutima wawe muri rya jwi ryayo ryoroheje rivugira mu mutima wawe. Imana ukayitabaza ubizi neza ko ibintu urimo wabayemo bidafite ahantu bihuriye n'ubushake bwayo, ariko ikakurinda ikagufasha. Ni igitangaza. Umuntu wese iyo ageze mu makuba aravuga ngo Mana ntabara. N'ugiye kwiba, n'uwahemutse mu buryo cyangwa ubu ngubu, arahindukira aravuga ati Mana wantabara, wankura aha hantu. Bivuga ngo Imana abantu bayizi ko yumva umuntu ageze mu ngorane, mu kaga. Aho hantu naho Imana ijya ikirengagiza ibindi bintu byinshi, ikavuga ati uyu muntu ko ntabaje, agahindukira akavuga ati Imana ngirira neza. Hari ubwo Imana ivuga ati uyu muntu reka mugirire neza, mukure ahantu, mukure muri ibi bintu, ejo araza guhindukira, araza guhindura. Kuko Imana iratwihanganira, Imana irihangana, itegereje cyangwa se ishaka ko abantu bakizwa. Imana ishimwe cyane. Iri rero ni ijambo ryiza, ni ijambo ry'umugisha. Twese twongere tubyibuke, tubihe agaciro, kandi ntabwo ari ukubyibuka gusa ngo umuntu abe abyibutse ngo amenye ngo Imana irihangana ngo bitume yigumira mu byo yibereyemo, oya. Ahubwo ni ijambo ryerekana urukundo rw'Imana, ni ijambo ryo kutwibutsa ko Imana idukunda urukundo rutangaje, kandi ko umuntu wese Imana yaremye imwifuriza agakiza. Yesu yaraje araza apfira abantu bose kugira ngo umuntu wese uzashaka gukizwa
umuntu wese uzashaka imbabazi z'Imana, umuntu wese uzashaka guhura n'Imana, hazabe hari inzira, kandi turabizi ko nta yindi nzira ihari. Inzira n'imwe dufite ni Kristo Yesu, niwe wabyivugira avuga ngo niwe arabivuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana rero ibahe umugisha, mukomeze munezerwe urukundo rw'Imana kandi murwakire kandi muruhe agaciro kugira ngo mukizwe narwo, kugira ngo dukomeze dukizwe narwo kuzageza igihe tuzataha tukava muri ubu buzima tukajya gusanga Data wa twese, tukabana n'umukiza wacu, tukabana n'ab'ijuru bose, tugahura n'abera n'abatubanjirije, tukanezerwa mu rukundo rw'Imana ibihe bidashira. Bavandimwe, Imana ibahe umugisha, mbifurije icyumweru cyiza cy'umugisha, mukomeza kunezererwa urukundo rw'Imana. Murakoze, naho utaha.